nayibaza uri kunyumvira ako se ubona bundi ari uhimu demon wateye mu bahanzi uwo yitwa Bushali ati Gshno cya Nyoko Yago ibi bintu byaga bisumeze uti ibintu nibi pengendo ubashaka kuvuga intege zanjye kuko twarabanye uranzi twaramaranye igihe ikintu cya mbere kinenge kugira ugira kwihangana guke wese uriya kwihangana guke gukubiyemo ibintu byinshi Abese kwihangana guke n'inengera n'inenge buriya kwihangana gute bisobanura yari mukeya asabe ubikorera ba Yago nubwo bagiye Uganda ubikora ba Irene natwe rero turagusabye ngo bidukorere kuko natwe turi abana bawe kandi waremye ukunze tukweretse inkuru zose tugiye kuvuga zigengwe nawe kandi uziyobore urakoze cyangwa se yaba atarishyuwe witwa MC Tino urumva nabonye arimo avuga ko ngo Bruce Melody ngo yaririmbiye mu kabari ngo gasohokeramo abamotari ngo ndetse ngo batatinya no kuba bagukubita n'icupa nako kabari ndibaza nti ni ikibazo cy'uko nawe ashaka ko bamushyira muri timu na makuru se yaba ari aya nyayo ndavuga nti nzibariza umutasi agira icyo bivugaho rero mba mpari 5 kwa 5 urukumva ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira ibihe byiza nizere ko umeze neza nizere ko gahunda zawe ziba ziri kugenda 5 kuri 5 ariko kandi nimba ubona ibintu biri kubikora ko ntago biri kugenda neza ko ibintu bimwe biragenda birushaho kwanga ni ikibazo cy'igihe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza ariko kandi ntugacike intege mu bintu urimo ugikomeza trying kubera ko umugisha ntago uzagusanga uryamye nitwa Braveste ni kuri micro za KD Rwanda ariko kandi ku ma screen yanyu muri kuhabona the big man the CEO yeah what's up my people this is your boy KD the big man the real hustler the trier I have dream and I live in a dream don't worry about things cause everything is gonna be good we're gonna shine soon tugashagirana mu minsi iri imbere turaba tumeze neza cyane ejo nawe yarabajene barambwira nti ati se bra KD bya bintu ati ntago yigana Yago oya ariko mbabarire tugize burya dutangiye ikiganiro nabura bizkuntu dutangira ndagufatiranye turavuga tuti imbere na mbere Imana turaza tukubita iki agasengesho kugira ngo ibintu bigire ute bigende neza tugasengera n'uru ruganda rwacu oya nibyo kabisa sibyo kugira ngo ibintu tugiye kubaha uri kumva ko tuba dufite inkuru nyinshi tutabanje ngo dusenge bishobora no kugenda nabi ariko tunabasaba kugira ngo mudukurikire bene data reka tubanze tubereke Imana turavuga tuti Nyagasani Imana yacu turagushimiye tugushimiye ko ushobora byose tugushimiye ko turinduka abana natwe kandi iminsi yacu yose yo kubaho uri hejuru ya byose nta cyaremwe na kimwe kikuruta niyo mpamvu tukweretse ikiganiro tugiye gutangira tukakwereka abantu bari bugikurikire turagusabye kugira ngo batere comment kandi nziza kandi baduha ama views kugira ngo natwe tubashe guhembwa na YouTube Mana wabikoreye abantu benshi wabikoreye basabe ubikorera ba Yago nubwo bagiye Uganda ubikora ba Irene natwe rero turagusabye ngo bidukorere kuko natwe turi abana bawe kandi waremye ukunze tukweretse inkuru zose tugiye kuvuga zigengwe nawe kandi uziyobore urakoze kubyumvise amen ariko se ayo samaco yinda cyangwa ni creative yawe oya bura creativity yawe uravuga ngo mbere na mbere Imana kandi Imana yacu iri hehe iri hejuru ya byose ariko se nkibaza iyo Mana ubanza kuragiza ubundi wanyiza ukayikurikisha amatiku ariko se nk'itiku mvuze aho ngaho niri ko mvuze ati Imana ya blessinze Yago nubwo ari Uganda iki blessing abaye Mirene iyo Uganda ushyizemo itayishyiramo iyo Uganda itayishyiramo none se si hari kuziye mpamvu ntabwo impamvu hari ariko nyine nitugira amahirwe yo kumubona azabitubwira ariko mane ejo nabonye ejo nabonye ari kuri live barimo aganira na Chita wumva afite kabisa amashyushyu kugaruka i Kigali mu Rwanda
ubona rwose abantu Uganda amaze kuyihaga ndavuga ni subura umuhungu. Yego urakoze cyane guhera aho ngaho kuri Yago ni umunyamakuru munini ndetse twakuze dukunda abenshi cyane ariko tukaba tutakimubona. Ubu rero tugiye guhera kuri iyi nkuru ye abaza uwitwa Chita amubaza ati mbwira inenge zanjye. Ndagira ngo munyumvire mwumve mwa abanyarwanda mwe. Ariko se umunyarwanda kadakunda umuntu mubwiza ukuri ba witonze wumve. Ibihe twamaranye kugira ngo bishira kugira ibi byagifasha Yago ibi bintu bya kabisumeze utyo ibintu nibi pengendo bashaka kuvuga inenge zanjye kuko twarabanye uranzi twamaranye igihe ikintu cya mbere kinenge ngiye kugira ugira kwihangana guke rwose uriya kwihangana guke gukubiyemo ibintu byinshi. Ubese kwihangana guke ni inengera ni inenge buriya kwihangana gute bisobanura iyo ari gukeya hari ibyo uhomba hari n'ibyo wunguka ariko burya kenshi bajya bavuga ngo uzirinde gufatira icyemezo mu umuntu ufite ibyishimo bisendereye uzitondere gufata umwanzuro ukomeye cyangwa se ibibabaye cyane. Wowe rero wishimye cyane ugira neza abantu ukabaha amafaranga akabereka urukundo mukabyinana burya wowe watonorana n'umuntu urumva ikigori mugasangira sibyo ariko nabonye nabwo urababara cyane n'abantu bakabibona kubera ko nyine benshi mu bantu bameze gutyo ntabwo society yacu ya online bakunda. No, of course igenda ubugari ngira ngo nzi gushima iyo babaye nyine ndabigaragaza iyo nishimye nabo. Uwo ni Yago Uwo ni Yago ndagira ngo sinzi neza nimba wumvise iki kintu. Witwa Chita Magic buriya ni umuntu mukuru yamubwiye ibintu bikomeye cyane ariko nawe mushinza kari mu bamugambaniye. Oya ibyo reka tubanze tubyihorere. Yamubwiye ibintu bikomeye cyane aramubwira ati Yago wowe ntabwo ugira kwihangana. Ariko se umuntu azihangana bamuremaho ibitero bashaka kuko Yago mu magambo ye ngiye nayo kujya nyira live kubitangiye kugeza irangiye yavuze ko byajyaga nko masaha saa 7:08 z'ijoro abantu bakamutera ku gipangu bagamo bamubwiye ko bazamwica. Ariko se ubu tuvuge ko Yago yateweho ibitero. Ariko se none nkibaza njyewe umuntu wakuriye muri iki gihugu cyacu wize akaba afite amashuri ye uri kumva ntabwo ari umuntu ukwiye kuvuga ngo abantu banteyeho ibitero uri kumva kugeza ubwo ahunga. Dufite ubuyobozi bw'igihugu butureberera bwiza kandi bukorera ku kintu kitari ikinyoma bukorera mu mucyo. Muri iki gihe uragira ikibazo ukitabaza RIB uri kumva. Ndagira ngo duhere kuri icyo kintu bita kwihangana. Erega abantu benshi barajujubijwe. Ese ukeka yuko abantu benshi bishimye iyo utangiye gutera imbere ibintu bimaze gucamo nk'uko Yago yari ameze afite YouTube cyane ikurikirwa n'abantu benshi mu Rwanda ari nawe muntu ibintu bya YouTube bisa nkaho byahiriye mu by'ukuri ntago ibyo bitero byari kubura ahubwo uyu mugabo yamubwiye ati wowe Yago gira kwihangana ariko Braveste nkubwire urari ikintu bavuga ati ukuri kuraryana uri kumva ariko buri ugize imana umuntu akakubwiza ukuri nubwo kukurya ariko biguha kwikosora uri kumva kabisa. Umusaza wacu Yago rero dukurikije izi nama yamugire ni byinshi yagiye amubwira amubwira ati turi mu gihugu kirimo abantu bameze nkaho bimitse ikibi uri kumva kirimo abantu nyine abo bantu bigize yuko bigize utumana akumva yuko icyo ashatse ari cyo wakora uri kumva akumva yuko entertainment ariye abantu cyangwa ari yasi kandi abantu nk'abo n'ubundi ntago bazabura. Rero baravuga ngo buri umunyarwanda n'umuhanga ajya avuga ati hisha mu nda cyangwa se akavuga ngo akarenze umunwa karusha iki karushya ihamagara. Aha Yago avuga ngo ngenge ikintu kimbabaje ngo ndakivuga uri kumva burya Jay yaravuze ngo burya ngo ndazikana uri kumva umbwira ikintu nkacyumva ariko nkagira ute nkatuzamo. Ubwo rero Yago
turamukunda ariko rwose kari akantu ke ko kuvuga ngo yaba yarabivuga yagize ute nyine iraba ari weakness. None se umuntu wese naho arajya bivuga umuntu wese naho arajya bivuga nyine urumva bera no kwiriza nabonye yatanye no kwataka abana baba influencer batoya yego yataka uwitwa Kari 250 aramwataka kabisa umwana muto. Ikintu nakubwira cyo nuko uri kumva nkuko Chita yabimubwiye iyo utihanganye uri kumva cyangwa se bikari akantu yavuze ni fresh na Bibiliya irakavuga ati ntugafata umwanzuro wishimye cyangwa se ubabaye jya ubanza ube pose uri kumva bro ubundi nurangiza ufata iki ufata umwanzuro yego. Ako sona biterwa n'iki kurya umunyamakuru agira avanga arahunze afite audience imukurikirana afite abantu bamukunda akavanga arahunze mu gihugu cy'u Rwanda gifite amategeko meza gifite ubuyobozi bwiza umuntu akavanga arahunze ahubwo ntekereza ko ikibazo kitari ku bantu abavuga ngo bamuhigaga ahubwo ikibazo ari we. Sinzi nimba warakurikiye ibyiri yasaga ya Yago ariko Yago yagiye guhunga uri kumva icyitwa big energy cyaramaze kwitwa icyo bita agakundi agatsiko uri kubyumva umbabarira ahangaha Yago ahubwo yatinda Kigali bakamujyana mu bugenzacyaha byari byo byose Yago ntabwo nzi ko byari kumugwa amahoro ahubwo se ubundi afite ubwo bushobozi bwo kuyagaruka i Kigali nibyo yasizakoze wenda ntabwo nzi ibyo yakoze bigiye bitandukanye yasize ashakaje amashusho ya Jihad arimo acururiza online ntabwo nshaka kubyinjiramo ya mashusho ariko reka tubanze dukomeze uwitwa Jihad uri kumva mwihanganisha gutya ararira imbere y'abacamanza avuga ati rwose mumbabarire mundohorere ntago ari njye washakaje video ya Yampano ariko se ko numva bavuga ngo yari afite groupe ngo ngihuremo niba ari abantu 980 na jewe nari nibereye mu rukiko Jihad afite groupe irimo abantu bagera muri 900 yitwa ngo muponyonyo ngo biri mu byo yazize biri mu byo yagize ute ashinjwa kuko ntago arabizira ntago baramukatira kuri 27 nibwo tuzumva imyanzuro y'urukiko z'ukwezi z'uku kwezi kwa kabiri isaa 9 mu mboni zawe zabyifashe bite mu mboni za KD wana bazata cyangwa wana mbona ibintu bya Jihad rero mu mboni zanjye uri kumva ibintu bya Jihad buriya ntago byoroshye rero ubundi baravuga ngo hari umuntu ufite intro njya nkunda ngo tugiye kuvuga ku mustar runaka ngaho ubuzima bw'ibyamamare buri hehe buri hanze ariko nanone ntago ari ngombwa kugira ute kubwandagaza uri kumva kuba witwa Yampano yatera akabariro we n'umufasha we uri kumva si ikibazo kuko n'abandi benshi barabikora wenda bakabikora bihishe bakaba batagaragara ariko barabikora ubwo rero Jihad we ashobora gukatirwa nyine ariko n'ubundi ntago mpamya yuko ari uwo batazakatira iriya minsi 30 y'agateganyo ngira ngo uwitwa Karisa Kejon ngira ngo we iriya minsi 30 y'agateganyo ntago yayimazemo ariko nari numvisha mugaruka mu rukiko rw'uko nawe bishaka kumukurikirana buri iki kintu ubutabera bubereyeho nuko nawe numvisha ari mu bagikurikiranwa agomba gukurikiranwa ahubwo akurikiranwa we adafunze kubera ko nta mpamvu nyinshi zituma afungwa yego ariko Jihad we rwose sinzi mu myaka 5 bamukatira nk'ibi irashobora kuyirya da ari muri gereza se yego yaba arangiye ntago yaba arangiye urumva yazagaruka kubita kagasonga nta mugabo udafungwa urumva yazagaruka kubita kakagome baga afite yicaye ku gasonga bugari kari akagomejo bakagarutseho abavuga bati se kari akagomaho ko wakubitaga wari ugamije iki ati yari ari kwigisha gusa megeza aracyagakubita ariko nawe ntukakina umuntu ku mubyimba aya ari ukuntu Jihad yavugaga inkuru marabitsi nanjye bwanjye nkumva ngize ubwoba yego avuga ati ko uyu muntu ntatekereza ko u Rwanda rufite amategeko
ukabona yicaye yanarije ikintu yanarije urugo rw'umuntu kibaza uyu muntu oya kuba umuntu ari umustar ubuzima bwe buri hanze nkanjye KEIDTV bundi nimara kugafata azatangira kumuraho inkuru ngo basiga byita gusasanura inkuru bansesengura ya twikomereze rero nabonye imihanda yanyereye bavuga ati uwo bita ngo RMC yego ngo yatumije ngo inama y'igitaganya yego ngayo n'amakuru nkesha kasuku wa mipango ngo bagiye kwiga ku kibazo cya SKFM na bari abandi bahanganye ubwo ndavuga mu isibo nabo ba rugajurigani bari bafitanye ibibazo yego nabonye ari byinshi sinzi niba ariko buraveste naguciye mu ijambo biriya bintu birakwiye birakwiye yuko nyine bicara bakiga ku kibazo ariko nyamuneka dukeneye episode wenda ya Lorenzo asasanura se agira icyo abwira uwitwa Rigani ariko yasesengura ikintu cyo gusesengura ateye ubwoba agenda gake hari ikintu kimaze iminsi kivugwa ku mbuga nkoranyambaga aho abahanzi bacu uri kumva bajya kuri social media noneho cyane cyane TikTok aho abahanzi basigaye birirwa basaba amagift kuri TikTok iki kintu cyumvuti ako ngiye ibyo ndabishigikiye man yego none se niba umuhanzi ashobora kujya kuri live ya TikTok mu ijoro rimwe agakorera amadolari 300 amadolari 400 kandi ndabihamye neza 100% ko nta muhanzi hano mu Rwanda n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yakora igihangano mu munsi umwe cyangwa niyo ushaka gufata n'icyumweru kikaba cyakinjiza amadolari 300 mbabarira mbanze nkumvishe iki kintu nayibaza uri kunyumvira ako ubona ubundi ari uhimu demon wateye mu bahanzi uwo yitwa Bushali ati Gshno cyane bana bisubiramo niko mu maso yawe cyangwa se mu mboni zawe Bushali umufata uti ngewe Bushali mufata nk'umuhanzi munini kuko niwe muhanzi mukuru wenda twavuga dufite muri Kenya Trap wabashije kwamamara ariko nawe nyuma y'indirimbo nyinshi amaze gukora za kugasima zikamamara za zindi ngese ni twebwe uri kumva witwa Bushali ndahamya nashidikanya ko nta hita heruka gukora bijye mu mitwe y'abanyarwanda none bigeze kuri level umuhanzi dukunda cyangwa twita mukuru ajya kuri TikTok uri kumva sinzi wenda ibyo bamuhaye cyangwa sinzi amafaranga bamuhaye agatukana bene kano kagene ariko ibi byose aya makosa nkayashinja witwa Godfather Godfather wowe uri mu bantu bagiye gutwangiriza uruganda yego ariko ngiye ntangiye kugenda numva icyo supermanager ashaka kuvuga yego abahanzi nyarwanda bakeneye kujya ku ishuri bakajya kwiga mu byo bakwiye kwiga na discipline kubona umuhanzi mukuru nka Bushali yifata akavuga amagambo nkariya ntabwo bikwiye ko umuhanzi nkuru ufite audience ngana kuri ubundi umustar ubuzima bwe wabugize ute buri hanze uri kumva icyo avuze kigomba kujya hanze nkuko bavuga ngo umuhanzi n'inyenyeri igira ute murikira rubanda ese Bushali inshuti yanjye uzamurikira rubanda ubabwira ati Gshno Kanyoko nawe uri munabisubiramo bana nabonye ibintu ni byinshi nabonye na nuza bigarukaho avuga ko rwose ikintu cy'ama live nabagiye kukitabira mu minsi iri imbere namara kukimenya uwitwa Makaca dore ko n'ejo bundi yagizwe umuyobozi wa 3D TV tumwifuriza n'ishya n'ihirwe mu mirimo mishya nekereza ko TikTok nta kintu itwaye TikTokers uzi ku muntu uzi kwikoresha nta kintu itwaye wenda twavuga ku muntu uzi kwikoresha ariko ku muntu utazi kwikoresha nka Bushali wenda ari kuri TikTok ikibazo ni kimwe uzi ko n'umuhanzi uri kumva atabasha gutangira live nk'iriya
ahubwo usanga ari kuri live y'undi muhanzi runaka. ahubwo ngiye ahantu Jewe mbabona nakurira ingofero umuntu witwa Maji the Black. ahubwo ngiye umuntu bita uyu sindi umuvuge mu izina ni umugabo wigize umuhanga cyane mu byo gusesengura ariko ebana binasesengura sometime njya mbona nta bwenge babishyizemo. Uwo ninde? Ambabare sindi umuvuge mu izina. Uwo ninde bro? Ambabare sindi uvuge mu izina gusa nawe uramuzi. DC Kirema. DC. Ukunda kuvuga ibintu bishyizemo ubwenge bwinshi. Cyari muravuga boss. Boss wawe. Muravuga boss nyiri DC. Ako uriya mugabo mba numva bavuga ko ashinjwa amatiku. Ashinjwa amatiku, amugabo ni umunyamatiku. Yego. Umunyamatiku ukomeye cyane. Yego. Zacunge ntazi kugenzura ibyagenze neza ahubwo ibitagenze neza nibyo azi kujora. Yego, ubundi muri kamere muntu ukuntu abantu babayeho akenshi ikoze neza ntago babigushimira, ahubwo baba bahanganye no kugira ngo barebe aho wakoze ikosa cyangwa se aho uguye kugira ngo bahite baza barenza hitaka, kugira ngo bahite baza barenza hitaka. Ariko twamaze kubamenya nese ubu nyine nibyo Chita yavugaga ati hisha mu nda cyangwa se ukuri kose si ngombwa ko kuvuga. Ubundi hari abantu ngiye mbona muri entertainment yo mu Rwanda badakenewe bahari gusenya gusa. Oya, aho ngaho ntago twemeranya. Ari abantu badakenewe. Aho ntago twemeranya Braveste. Nta muntu udakenewe kuri iyi si. Kankubwiza ukuri. Uri kumva? Ntago navuze ku isi. Unyumve neza. Navuze muri entertainment. Muri entertainment rero buri hari ikintu bavuga ngo abantu badakenewe. Ibisa birasabirana. Oya byihorera. Yego. Ariko bose ni umuhanzi nyarwanda ashobora gufata miliyoni zirenga 100 akazishura mu gihangano. Igihangano kigiye ku branding igihugu, kigiye ku branding abanyarwanda muri rusange, kinafungura imiryango ku bashaka gusura u Rwanda. Umunyarwanda mugenzi we akaza akaba ari gutangira kwangiza icyo gihangano, akagisebya, akavuga ukuntu batari bafunze lisani y'umuhanzi, akavuga ukuntu basuzuguye umuhanzi nyarwanda nkaho yaje defend, abwo akaza senya nk'uwo muntu tumukeneye ngo dufashe iki. Erega icyo turi kuvuga hano uri kumva na Yesu yaje mube ntibamwemera, uri kumva kandi jewe nemera ko hadabayeho ko bakurwanya gusenya udasenywe ntago wakwiyubaka. Ariko nekereza ko si ibintu biri persona, ntago uri gusenya umunyarwanda umwe, uri gusenya juste reba Bruce yabanza reba abafana afite. Niba ashaka gusohora indirimbo ikagira miliyoni 3 mu gihe cy'ukwezi kumwe, mu Rwanda turi miliyoni zingahe? Turi miliyoni 14 niba n'abandi barengaho. Ariko wibuka ko Bruce Melody ndirimbo yayamamaje cyane kuryo waza ukayisenya se? Kuryo waza ugasenya? Ntago wayisenya. Ariko no urubuga rwa TikTok ejo bundi rwagaragaje yuko ndirimbo itari miranumvwa cyane mu Rwanda, itari mirakoreshwa kandi kuri TikTok gusa urabi naribi. None reka nkubwire, ubundi abanyarwanda benshi uri kumva nge ndemera yuko bashobora kuba baccessinga TikTok cyane kurusha izindi mbuga, kandi ariyo baba itwara MB nyinshi. Reba kuri email sangufunga photocopy ibintu uvuze nibyo uri kumva. Abanyamakuru aho kugira ngo uri kumva bashime cyangwa se inkuru nk'ukwiri cyangwa bagire ngo tuzamura umuziki wacu, tuvuge inkuru nziza, tuvuge ati Bruce Melody yagiye, uri kumva akora ibintu byiza, ugasanga arimo aravuga ngo Bruce Melody yasebye, yasohokeye yaririmbiye mu kabari ka feke, uri kumva nimba bagira ngo kuri attention nibyo ntazi. Ariko dusoza reka dufatanye twese twubake umuziki twifuza. Bizagorana mu muziki cyangwa se muri industry yo mu Rwanda hakirimo abanyamakuru bakorera inda yabo cyangwa se bashyize indi imbere, kubera ko ngo niba utamushyize muri team, kubera ko ngo niba utamuhaye iyo payment, kubera ko ngo niba utamuhaye ngo wenda sinzi ayo mayoga n'ibiki bindi ngo ntaza kuvuga neza, ngo ntaza gukora inkuru nziza. Ariko ntekereza ko RIB cyangwa se ababishinzwe batangiye kubigenzura
gusa twongera gukebura minisiteri ishinzwe ubuhanzi mu nshingano zayo. gira icyo ubabwira dusoza ikiganiro. Ikintu nasaba minisiteri ishinzwe ubuhanzi mu nshingano zayo, ejo bundi njyari ibintu nabonye numva birambabaje pe. Mbona uwitwa super manager ahamagaye minisitiri kuri telefone mu kiganiro kuri YouTube. Ngo ni ibinyoma ngo ibyo bintu ntibikwiye. Simbizi nimba ari byo, nimba ari amajwi yeditinze, ariko super manager yagakurikiranwa kudafata umuyobozi ukuriye urubyiruko rwo mu Rwanda. Biriya no gusuzugura minisiteri. Reka dushimira abantu. Yari arimo aranasebya bagenzi be tunasoza, ariko biriya bintu bakwiye kuhita babireba. Nta mpamvu zo kugira ngo umuntu afata umuhanzi mukuru dufata nk'icyitegererezo bafata bakamushyira ku ipanu nziza nk'iri, perezida akanatuvuganira tunamushimira, akagira ute undi yarangiza akamusebya. Bakwiye kumukurikirana. Aya nibyo babona harimo ibigize icyaha bakabimuryoza. Reka ngushimire. Reka dushimira abantu bari badukurikiye tubabwira ngo amakuru yo nakagaruka zatubagezaho entertainment ducacambuwa. Urumva ko tuba twagiye tujyayo kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Nanjye reka mbashimire mbabwire nti murakoze, muri abantu b'umumaro cyane. Iyo mufashe buri mwanya wanyu mukadukurikira cyangwa mukadusapotinga mu bundi buryo, yaba subscribe, like na comment, biba ari ibintu by'agaciro. Man, ndabashimiye cyane kandi nimudusapotinge, nimutwumve, nimudutize amatwi. Dufite ibintu byinshi, dufite passion mu byo dukora, ntabwo tuzabatenguha, kubera ko iyo ukora ibyo ukunda kandi ubizi neza kandi bikurimo bitanga umusaruro. Yego, ndagushimiye KD. Ya Braveste ndagushimiye kandi nkunda kuvuga ngo ejo ni heza. Nje ni heza. Yemwe ndimo nkubwira mwana, nkubwira ati mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'abanyamakuru bashaka akantu. Kugira ngo umunyamakuru kuvuge neza birasa kugira ngo umushyire muri team, ujye umuhereza amafaranga buri kwezi agire payment afata. Bitari ibyo, aragukora inkuru zigusebya, aragukora inkuru zikwangiriza ubuzima. Mwabyo bidahagije, ari inzira muri famille yawe atangira asebya umuryango wawe. Bede nabonye witwa simvuze ko yenda yishyuwe cyangwa se yaba atarishyuwe, witwa MC Tino. Urumva nabonye arimo avuga ko ngo Bruce Melody ngo yaririmbiye mu kabari ngo gasohokeramo abamotari, ngo ndetse ngo batatinya no kuba bagukubita n'icupa no ku kabari. Ndibaza nti ni ikibazo cy'uko nawe ashaka ko bamushyira muri timu. Nta makuru se yaba ari aya nyayo. Ndavuga nti nzibariza umutasi agira icyo bivugaho. Rero mba mpari 5 kwa 5 urukumva aya makuru nayakuye Zandana na Cukumbu ntubereke. Ariko njyewe buriya Braveste mba ngira ngo uri kumva tuganire ku kintu wabanjije no kugira ute no kucyumva. Ese ibyo bintu byaravuzwe cyangwa arabeshyerwa? Byaravuzwe mani na Mariko. Reka nkumvishe uwitwa Tino arimo hano. Bismedi nawe rakubita yero mbona video yiwe nyine ari ahantu ibana ndashaka kugira we ntabwo abakene bagiye bagirira umwana n'inama sorry, ariko bahanzi bagenzi bagize just turashaka amafaranga, you know we need money. Gusa tugomba kugira akantu ko kugira abaskuta. Niba bagutumye nizere ko wabyumvisha, bibanza gushyira amafaranga imbere y'iguru ushaka amafaranga.